Thank you for welcoming us. We are grateful, pastors, and we thank the whole congregation. Those with whom we were together this week, may God bless you. Allow me to put our hands together for all evangelists. Most of the things that I was supposed to cover, they have already covered them. May God bless them. I thank those that came to the faith yesterday. There is a young man I saw in a black t-shirt. I'll leave him some money to buy 2 shirts that he will be using coming to church. So the people we preach to when we go out there, I know them. So I recognize their needs when I see them. I was very happy for them. Now I have fallen in love with Kimisagara again. Now you have become the people that I expected you to be. The revival we speak about here, these are the signs of the revival we speak about. Wherever there is revival, evangelism is different from other places. Wherever there is revival, people will give birth to other Christians every month. May you put hands together for yourself. May we send a shout of joy unto the Lord for them. Acts chapter 1 verse 8. This is the scripture we use this week, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Say hallelujah. Okay, nongeye gusoma Matayo 28:19. We also read in Matthew 28 verse 19. Simbisoma murahazi Yesu asezera yaravuze ngo nuko mugende mu mahanga yose muhindure abaremwe bose kuba bigishwa nimara mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Hanyuma ati dore ndi kumwe namwe baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and I shall be with you until the end of days. Kugira ngo ndavuga menshi kandi kugira ngo basobanure n'abandi bumve, okay, birasaba kwitonda kandi nibinanira arona zoza ntunga mikoro. I'll try to go slow for the interpreter to have their time as well. Ntunge mikoro ko ntango ndufite niyo ngiyo. Twaganiriye kimwe cyo navuze nuko kubwira abantu ubutumwa bwiza n'umwihariko w'abizera bose. We said that preaching the good news is a specialty for all believers. Umuntu wese wahuye na Yesu, everyone who has encountered Jesus, umuntu wese wabonye Yesu, anyone who has seen Jesus, nta numwe mubabayeho utarahamije Yesu yabonye. There is none of them that have existed that has not witnessed Jesus Christ. No man that has met, has encountered Jesus and kept the message to himself without communicating it to others. Philip said, come and see the one that prophets spoke about. Until he got to him. Philip ubikoze uzanye Natanayeli kugakiza yakijijwe mu gatondo saa moya. Philip himself who had brought Nathanael to Christ
ageze kwa Natanaye abanje gusiga ntegereza sinakomeza ndeba ubwiza ntabwiye inshuti zanjye ngo nazo zikurebe. And it was like, I can't continue this day without bringing my friends to you. Yapfiriye he ngo mwe mwarahuye na Yesu ariko mutajya mubwira abandi? Where has it failed at when you encountered Jesus and you can't share him with others? Ikosa riri mu bakizwa namenye. Now the mistake that kugeza n'ubu ntimurumva uko ibintu byahindutse nuko transfer y'umuhamagaro yahinduwe. Until today you do not even understand how the transfer took place. Benshi baracumva ngo kubwiriza abantu gira gute n'iby'abashumba gusa ngo babisigiwe. Most of believers think that preaching the gospel is for pastors. Aba basigiwe kuyobora umukumbi ariko ntibasigiwe guhamya Yesu bonyine. Pastors have been ordained to just lead the sheep. Aba nukuyobora umukumbi. This is for leadership. Ariko guhamya Yesu n'iby'abizera bose. But witnessing about Christ is for all believers. Barizo kwegereye ngo maze kubwira bangahe Yesu Kristo. Ask your neighbor, how many people have you brought to Christ? Natakubaza umenye ko nta warabwira nawe. If they don't ask you, just know that they haven't brought any. Rwose. Mondebere hano harimo abantu bamaze kubyara kabiri kandi ugasanga ni nko myaka 2 cyangwa 3. Hari abandi bamaze kubyara abana bafite batanu nko mu myaka 6 cyangwa 7 that have only brought 2 people to Christ in 3 hari abandi hano bihagazeho bageze ku 8. And some of you might have brought 4 hari abandi or rwose bari mu even 8. ciciro ca Yakobo bakubise 10. Some of you have brought many as Jacob did, and you have some 10 of them. Ndebera ese bizakorohera gutunguka imbere y'Imana ushoreye abahungu n'abakobwa babyaye mu mubiri utagira abagukurikira wabyaye mu mwuka? And how will you appear before the Lord with 10 of your own biological children and none of those babwira aka kantu ndikabatangaze born rwose again in Christ? Niko byubatse muri Bibiliya. Mwisezerano rya kera bigitangira ni Imana yabwiye umuntu wa mbere ibwira nibari n'igihe cyano wanandira abwira ngo nuko mubyare mwororoke mwuzura isi. It is in the Old Testament structure that the Lord spoke to man and said, may you multiply in this mubyare abo mubiri mwororoke mwuzura isi. Give birth and multiply and fill the earth. Ariko mwisezerano risha ntaho uzabona habwira abantu ngo mubyare ngo mugire But in the New Testament there is no record mwisezerano risha haravuga kubyara abana b'umwuka. In the New Testament the Bible hariya bavuze ngo mubyare mwuzura isi. Mwisezerano risha haravuga ngo nuko mugende muhindura amahanga yo. Therefore change all the nations into my disciples. Nukubyara b'umwuka. It is to give birth to spiritual children. Mu buryo bubiri abo uzabyara mu miri cyangwa wabyaye hakikisha ko nababyara mu mwuka. Now first, those you will give birth to your offspring, make sure they come to Christ. Nugarukira kuba wabyaye gusa mu mubiri ukabura abandi wabyaye mu mwuka. And second, sinzi nanone ufite ikibazo. You will have a problem if you only limit yourself to only offsprings and not spiritual children. Ugeze kuri 9 mu gakiza. Ugeze kuri 10 ubyaye abahungu bamaze kugira ubwanwa bugera ha. Abandi ni inkumi musigaye mwambarana urukweto bambarana mama wawe. Even your daughters can wear the same clothes as their mothers, but you can't give birth to anyone in the spiritual realm. Ariko abakizwa mwese mwagiye gusenga iyo mwageze imbere y'Imana iyo mwishimye muzamutanga ngo Mana we ayi Yesu we ntaco bitwaye Yesu we tuzajya mu bwami bwawe tuje kuruhuka uzaturuhura. When you gather like this, you come here and you sing songs, you rejoice. Ufite imiruho nyabake waruhijwe niki? Ask your neighbor. Uzikorera ibiraya nibikuvuna worora ingurube nizikugora. What are your burdens? Uragira ibimasa nibikuvunagura. Numara wicare ngo Yesu we ngo uzaturuhura akuruhura ibimasa n'ingurube woroye. And say just Jesus will take your burdens. Azaruhura bera ngo abahoza amarira yose barize ayo barijijwe bamwe bahorwa ubutumwa
abandi barizwa no gushaka mu maso y'Uwiteka. And he will wipe the tears of the ibone believers kugerekaho that n'ibibazo seek the Lord. mwagize. Ibibazo byo ntibinasaba ngo bakuruhure ngo afate mushware nugira amahirwe gusa ukisanga mu ijuru byonyine uzaba waruhutse. Ariko azatinda kukwambika amakamba yambika abahinduriye benshi kugukiranuka ngo bazarabagirana nk'inyenyeri bahagaze imbere y'Imana bahindura abasitare no mu ijuru. Abandi muba abaturage biriye pfo mu makona mwarokose gusa mwagiye mu ijuru ariko nta grade muhabwa. Wewe uzabura na kaporari yo mwisubure niyo mu ijuru. Turahari tuvuge haleluya. Are we here and say hallelujah? Iri jambo okay nagerageje kuritekerezaho. I have tried to ponder on this scripture. Bibiliya ivuga ngo ariko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. The Bible says you shall receive power when the Spirit comes upon nibajije you. kuri izi mbaraga ese So I thought about this power. uko izi mbaraga za mwuka twahawe zitumariye iki? What is the purpose? What is the use of the power? Icyambere niyo ureba bakizwa urabona ko nawe ubwe zitamuhinduye. First, even the one who is born again, they have been transformed. Icyakabiri ziriya ni imbaraga ziruhura zikaguha amahoro isi itaguhaye. Second, this power will give you peace without fighting. Ariko iyo ureba bakizwa urasanga afite panike cyo kimwe n'abapagani But bo. when you look at the Christians, they live None in se panic murabarusha as pagans. icyo mwahawe ni igiki? Then what have you received? Genda ureba amateka y'intumwa amaganya bari bafite bataruzura umwuka nta numwe wongeye kuyagira nyuma yo kuzura See umwuka the we. life of the apostles, the problems they had before they were filled with the power. Ubwoba bw'ubuzima bagiraga butuma Petero avuga ngo ko twabisize tukagukurikira nyuma yo guhabwa imbaraga ntiyonge stress y'ubuzima yarirangiye. Before Peter said, we have left everything behind and we followed you. But the time they received power, things changed. Ngewe nkabona bakizwa umwuka barawufashe k'ikintu gusa kibafasha kumenya gusenga no kubafasha kubarinda ibyaha no kubafasha kuzajya mu ijuru gusa. And for believers today, I think they only take the power of the Holy Spirit just to be something that will hinder them from sinning. Ariko izi imbaraga bavuze aha. But the power we read here, ni imbaraga it is the power zari mu Mana irema byose. That was in God at creation of everything. Ngirangiza Yesu agiye kuza izitekera muri Yesu arazimanukana zose. And the same power God put in Jesus Christ when he came on earth. Zimushoboza guhindura abatuye isaha kandi agiye hose umuriro ukaka. And that power enabled Jesus to transform people on earth. Aravuga ngo nicyo gituma yabwira abantu ngo naje kudomeka umuriro naje kwatsa umuriro mu bantu. And then the Bible says that he came to put on fire. Yari afite imbaraga nashaka ageraho bapfuye abazure. He had power so that he would bring back to life those that were dead. Nagera abari mu kiriyo agihindura igitaramo. He had power so that when he goes to a funeral, he would change it to a place of rejoicing. Nageraho bashonje bashobewe abagaburire ubusa abuhindura ibiryo bidashira bigomba guhoraho. So that he would feed people with little but feed mwanze many. munyemere tumukomera amashyi Yesu. Let us put our hands together for him. Izo mbaraga that power zamuheshaga has allowed him kugenda hejuru y'amazi bigakunda. That power allowed Jesus to walk on water. Izo mbaraga that power zatumaga ahamagara amafaranga yose akeneye akayakura no mu mafi. That he would even find money in the mouth of fish. Ngo arangize izo mbaraga zimuzura mu bapfuye. And by the same power he was raised from the dead. Zitumananira rupfu kuzimu na shitani batatu barumirwa. And he overcame death and Satan and the Hades at the same time. Ai munzamurira amaboko dutange haleluya. Let's lift our hands. Twese tuvuge ngo haleluya. Hallelujah. Kimwe gituma ntaririmba hano umucuranza zaya magenda mbere y'abaririmbyi. One of the reasons why I don't sing here is because
The musicians leave before the singers. Kabashake motija kumushaka. Mana ya. Hallelujah. Mbwirira ukwegereye ngo igihe kirageze niki twakigezemo. Tell your neighbor that the time has come. Cuka imbaraga twahawe zitangira guhishuka. That the power we have received can be revealed. Babwiraka. Let me tell you this. Amaze zimuzuye. After he had been raised by the power of God, zimumaze iminsi 40 akanyura mu bikuta akanyura mu mafurafo bakajya bamusanga hagaze imbere yabo batamukinguriye. He spent 40 days going through the walls and through the roofs of the houses. No one opened for him. Ririya jambo Matayo 28:19 yarivuze diskuru ya nyuma bahagaze imbere bamureba batya. His last speech. Aravuga ngo aje kugera kuri kariya ka 20 ngo dore ndi kumwe yakavuze ageze hariya. And on verse 20 he said, see, I am with you. Yaravuze bamureba ukarazamuka avuga ageze nka hariya. Aravuga ngo ariko dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Until the end of age. Kandi ugiye ugeziyo. And you are saying it, yet you are going your way in the skies. Yararusha ahura n'ibicu bose bameze ukubazi ngo aracavuga. He was lifted and they still gazed upon him in the skies. As they were looking at him in the skies, I was like, atuma marayika ngo manuka ubabwire ngo mwuname. He sent the angel and said, no, tell them to kuriya mubonye agiye. And the angel said, the way you saw him lifted, the same way he will come back. Turabyumva tuvuge hallelujah. Say hallelujah. Nibayishireho sindayumva. Ako karanyibukije. Mbasabe rero. Sindi umushumba wa hano? Yes. I'm one of your pastors. Nzagaruke hano. When I come back next time. Umuririmbyi mizike iri mu mutwe no mu maraso. I am a singer naturally. Music is in my blood. Rwose mufite sonorisation nziza ibintu bigize ariko hano hakeneye ibafura yo hasi reba mu bantu hari yindi hari yahirye yindi mu buryo mwumva nk'abari muri studio mutumvira ijwi mu kirere siyo muza muryumvira noneho muzajya muyumvira hano amajwi abanyuramo nta kintu cyo kuvuga ngo utegere cyane ngo ariho wumva no bizaba birangiye uko umuntu avuze niko uzajya umwumva. Niba fura eshatu gusimwe hano hariya hari yindi zireba mu bantu gutya uzareba amacace menshi iyo sonorization imaze kuzura ifuru uzasanga hari izizamareturu hano hari izindi zireba ha mu bantu mu buryo wumva utarinze gushakisha. N'umuririmbyi byaririmba mu byumva byose nawe hanakiyumva byose. Ico gihe muzatangara rero muzuzuzwa vuba rwose kandi bafurana amafaranga hari niza 400 niza 300 kuzamuka hose ziriho gusa zizabe ziriho kandi ngewe wacu ntituza dusangira ikintu turi bangahe ngo cyangwa tugihurireho twese no ngenza mbabwira ikintu gifatwe n'umwe kigure nikiburu kigura mu cihorere igihe hazagira ubonekera ukishoboye azagishireho microphone twebwe bafura ntituza tuyisangira mixer ntituyisangira benuko ikintu nigishaka ibarica miliyoni ugishoboye nikibona uw'Imana yateye iteka azatwatse mu muriro twumve twese ari we wabikoze. Na ibyo kuzamurinda kandi ukamagana ngo mwese ngo duteranye umwaje kuzana igiceri Nyabugogo undaje kuzana ngaye amaboko atatu ari he bazagura amabafura atatu ari hehe amaboko atatu yabazagura amabafura mwari mwamanitse yo kwishima gusa okay ukuboko kumwe ngukuriye kundi ngukuriye bafura ya gatatu iri he ngiriye hari inyuma umugisha wa Aburahamu na Yakobo nguyu n'uwundi wa Yakobo na Isaka na Mana yanjye ndavuze ngo ibyari muri Yesu ibahe imigisha y'ubutaka n'ibyo mu mwuka mu izina rya Yesu kuko namwe mubaye abavuga butumwa
mubashire muri Air Force spirituel ya yindi yarayivutse, mubashire mwaba, kuko twe tuvuga ubutumwa mu bice bibiri. Narababwiye utazi kuvuga ubutumwa, tanga amafaranga yawe, ibyuma dutereka mu kibuga aho dukorera igiterane, ube ari we wayatanze, uwundi atange aya publicité, uwundi atanga y'ibiki. Bene uko itorero ryavutse ruhuha, hakijwe abantu 1,480. Nagiye kubwirizayo mu kibuga, nasabye ibibuga byose ngo mbibwirizemo ibi bintu by'abanywara umogi n'indaya n'ibiki Sodomu mwarabibonye. Kuwa gatandatu ushize ibinyamakuru byarabyerekanye, indaya zose nabwirije zi Sodomu. Kuwa gatandatu namaze kuzibwiriza, nzihaye ADPR ngo izirere, zirampindukirana ngo none se ubu turararahe ngo turaryiki, tiyampaye inka data gute se, hati twaryaga uko twagiye mu bagabo, kandi amarandevu yose yari dufite uyu munsi yose yapfuye, ti noneho turashize. Icyo nahise mvuga toke tubaha amafaranga abafasha kurya muri iyi minsi, hanyuma tukabagemurira n'ibiryo tukabizana. Na ADPR nayitangira ko ariyo twahaye bose ngo ibarere yaho ngaho, nayitangira kujya ibafasha kubagaburira, uwabuza haba tukamufasha. Mpita nshinga atelier, tubashingira atelier yo kwiga imyuga bose. Kuwa gatandatu ushize niyo bagraduatinze bose. Twari kumwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro, abo mu mujyi wa Kigali, ibintu bene ibyo duserebura aba bantu barangije amasomo. Kandi uwarindaya wese warangije aya masomo wese, kuwa gatandatu twahitaga tumuha mashine ye aterekiwe, ajya yidodera yishurira inzu imutunge. Mwe muricara amatorero ngo ibintu bimeze neza, byarapfuye gusa, nta butumwa buhari, ntabwo muvuga. Mwabuvuga se okay, Imana ishimwe ko bitangiye. Mu myaka 3 muzandebere ko hano tudakandagirana hano, aha hatabambute yaje yo kwicara bikatugora. Ibyo biza bikorwa niki? Iyo revive iri mu bantu bagahaguruka, hari itorero rimwe narumiwe, navuga yino umushumba yarambwira ngo abamaze imyaka 8 muri prayer, ngo muri prayer, yavuze gushenya akoresha icyongereza cyane, ngo muri prayer ngo dusaye Imana ngo tugabize kano gace. Imyaka 8 naramubwiye ati waravangiwe gusa, imyaka 8 ngikugabize kano gace, ngewe nakagiyemo umugoroba umwe gusa, ako gace kiwabo umugoroba umwe 300 bakira Yesu, mbasuka mu itorero ryiwe riba rito. Ngo mwenda wangu yatoke warasenze ngo mare ntiwanubaka n'itorero rikwira abantu. Atangira ngo nta buryo mwumfasha ngo tukagura, ngewe iby'ibikuta ntukabimbaze, uzambaza imitima y'abantu, nimushaka musengere hanze. Amaze imyaka 8 ngo Imana ihamugabize, habe n'umwe ntawaje mu rusengero. Ariko igicaniro tugiye y'umugoroba umwe gusa 300, urusengero rubaye ruto. Turavuga toke nti tukinagikomeje igiterane kuko abakizwa abandi ntaho tubashira. Timwabitangiye mbasaba iki kintu, ngewe uri ico bibirimbwe nico nza nkora, nuko mbayeho mwaka byarawe mu rugo iwanjye umugore arabizi n'abana, ico birivuze ngikora uko. Niyo bavuze ubutumwa kumva ikintu, iki kintu twaragitaye ngishiraho uwo munsi, munyemerere mbasabe nimba ari mu mpera z'uyu mwaka cyangwa se utangiye guhera uyu munsi ya timu yanyu, musireho ikigega cy'ivugabutumwa, baze basukamwo amamiliyoni y'amafaranga y'ivugabutumwa. Umwaka utarashira, mu minsi mikuru abantu bagiye gusara ngo banywe rumogi, basare banywe za kanyanga, banywe ibiki, udusenta muzi twananiranye. Ngewe nzambaza, nagiye mu karere mu nama, bavuga ahantu hose bavuga umutekano hananiranye, haba basinzi, pita nsaba abayobozi bahayoboye, mwanyemere mumbura uruhusha muri utwo dusenta ndushinge mu ibyuma aho hantu ngewe mpabwiriza.
kamwe narakabwirije indaya n'abasinzi babagamo bose uko bangana ku cyumweru baje 140 baza gusenga. Karakize ubu ni kazima hameze nk'ahandi. Ibintu mubona bikoroza imitima y'abantu bikeneye abanyamwuka nibo bafite ijambo rigera he. Nzasengera umuyobozi wa Gikondo imyaka yanjye yose yankozeho, yarambwiye ati n'abakorera koperative ariko birananirana kugira ngo bazafate s'abantu, ahubwo yabakeneye amafaranga akazanamwo n'abakobwa be nabo bakora uburaya ngo ariho babona menshi. Ati none narakurikiye ahantu mbona ahantu wakoze igiterane, nyemerera hitwa Sodoma uhashire naho igiterane. Abimbwira uko nta naho narinzi ko habaho. Harahari hitwa Sodoma ni igomora. Tivyo ni bitangaza none ejo bundi yarambwiye ngo ubwo Sodoma twayikubuye, arambwira ngo hari akandi gakaritiye no kitwa Moruge. Ndebera ako gace kose abakazi nugiyeyo ni Moruge. Ngahe none ndebera abantu batuye ahantu bahise Moruge kubera yani na gace kabafu, kubera basinda 24 n'abantu badashobotse. Izo ndaya za Gikondo nasanze zigeze ku rwego zisigaye zica abagabo, mbese bagapfa umugabo bakamwica. Nahabwirije imigoroba 2 imodoka imparitse inyuma banga kuyikuraho ngo mbaze kuko iyi modoka itava ko yadutambamiye, ngo ndishaka kuva iri muri enquête nyirayo yaguye muri lodge hano indaya zaramwisha. Ntarinze tuyisiga igiterane kirangira, muzihanye zije kwihana imwirazi nsanga hejuru irira mpa mikoro kubwire ndamuha ati Imana imbabarire nawe umbabarire, nari mfite icuma nge ndagifite hariya. Naina hari umuntu aina dese kwica w'umudamu barafika umugabo, nari namaze kumutumira kwari buze tugahura, icuma ndagifite ndahiye Imana nari namaramaje ko mwica rino joro. Ariko kubera ibyo numvishe ubwo gari kuvugarira ico cuma ndakibaha, hanyuma musengera Imana imbabarire nanjye mbu umwana w'Imana. Uyu munsi yo murebe iyo nagiye kubasura kuri ADPR gahizi n'abashira ku murongo ikabanyorosha sawa sawa, ibikanzu birebire n'ibijipo birebire, imisatsi mukate mwese, kandi nabwirije imisatsi rimwe amabara nkarindwe batoboye ahantu hose, bari bambaye ubusa simbabesha. Umunsi wa kabiri nabwirije ndeba mu ijuru ndasoza kuko mwisi ndahari hariho ho kureba. Ariko uyu munsi iyo ngiye kubasura no kubamenya bijya binaninda kubabwira iyo bari mu bandi bati nimuve mujye kwanyu ndebe ko mbabenya mbahobere. Barahindutse pe, barahindutse rwose. Ntaho Yesu atakura umuntu uwo ari we wese, nta naho atamugeza. Ubu batangiye kuzababwiriza izindi ndaya ari bo, kuko bahuye na Yesu ryoshe, bakabona na famiye umuryango wabera. Harabona abwirije 208 mbagabura ku matorero 2 104 itorero rimwe bagiye gusenga kuko aragace k'abasinzi baza bose basa n'ubusinzi, bambaye ukuntu kudashobotse, aba ibidrede bigera baje muri ugo rusengero. Habe no buriya mwanejeje mwakoze akantu keza, habe no kuba protokora babiyegereza gusa ngo turakira bene data bashasha baraha baje barayamanika aho nyine bicaye ngo barangize ngo Imana ibahe umugisha, ngo barakijijwe. Basohotse no kubasuhuza ntibabasuhuje. Byagiye kumara ibyumweru 3 hasigayemo 30, rirya rindi nahaye 104 rirabankadira ribafata neza ribitaho, kugeza ubwo noneho n'abarya basigara batoroka bakajoyininga babandi bagiye hariya kuko bababwiye amakuru yuko bimeze. Bariya abantu rero bakizwa
mujye mubahobera mubatindeho bumva umunyenga wo guhoberwa dore bamaze igihe badahobe. Icya kabiri, ukijijwe wese, itsinda ry'abaevangeliste Air Force ya Mwuka Wera yavutse hano, mujye muparena buri muntu mumuheza umupare numwe, apana kubata mukivunga mu rusengero, umwe uzabazwa uwo muntu. Twe niko tubigenza, umuntu wese muri church agira uwa pare n'umwana we arera akurikirana, urirane nawe usekane nawe kugeza ubwo abaye igitangaza muri Yesu. Murabyemeye dukomere Yesu amashaza. Kubimenya nibwo buzima visama horadashira. Mumbe piano na amajwi nimushaka muyareke, ndashaka kumva mwese mu baking. Niyo njyaza ndyohera amajwi itorero ryose ri bakinga. Tama mikrofone, sibyo? Kubimenya nibwo buzima fisama horadashira. Dore igihe kiragiye nimugarura izo ntama, mutanga ubugingo bwanyu ku bwa bene data bose, abapfa none bizeye bapfire mu mwami Yesu. Dore igihe kiragiye we, dore igihe kiragiye nimugarura izo ntama, mutanga ubugingo bwanyu ku bwa bene data bose, abapfa none bizeye. Dore igihe kiragiye we, dore igihe kiragiye nimugarura izo ntama, mutanga ubugingo bwanyu ku bwa bene data bose, abapfa none bizeye. Ababyiteguye nibakomere Yesu amashi. Bene da, birashoboka kubwiriza abantu kandi bagakizwa. Ikindi, muzagabanye amasengesho abakizwa bajya bakora, muzayagabanye. Bahora batumaye igitangaza, Yesu yasize abatumye, ariko igitangaza ubu mwese musigaye mu mutuma. Ngo Yesu we, ngo Mana we, ngo turagusanga mu izina rya Yesu, ngo ufate Nyamirambo. Inde yayibatumyemo, none namwe murayimutumamo. Ngo Mwami Yesu, ngo kariya gace tukagutumyemo, ngo kifatire, iryo sengesho rirapfuye ntikazafatwa. Arabatuma namwe mu mutume. Ise yaramutumye abikora byose, ngo abirangize ibye, abari mwatuma ngo namwe nimugende mubwire abandi mu mahanga yose. None murahagaze ngo ngahe bari wo ujyayo. Amasengesho amwe araho atazasubizwa pe. Ubona ahantu Yesu azajya wenyine na ahantu mwananiwe kugera. Aho mwananiwe kugera aragenda. Ibi bihugu byose by'Abarabu bikimubona birimo abantu badashobotse batemera Yesu, biriya ajya yigendera wenyine akiyereka umuntu ari muri moske. Benuko ariko aba bari Rwanda, ahantu Pastor Celestin yagera, ahantu Israel azanyura buri munsi yo kwa Papa Jerome, ngo Yesu ave mu ijuru aze Jerome hari ariko ni igitangaza. Yarahagushize ari naco yabarindiye. Nimba zanabagaburira nukugira ngo mugire utubaraga two guhagarara mugahamya Yesu. Niba yaranabahaye abana, nabazabafasha guhamya izina rya Yesu. Ibitari mu nyungu ze, ibyo bifite amanota make, ariko nabyo tubishobozwa na Kristo akabiduha nk'impano yo kuduhindurira isi. Mvuga ikintu ngiye kuvuga cya Mwuka Wera. Kristo ntiyamaze kubikora akazamuka ageze mu ijuru,
abwira se ngo data ibyo wantumye byose. Ninde muri twe uzabasha kuvuga ibyo nagera imbere ye? Ibyo wantumye byose narabikoze, none ubwo nabirangije uko ushaka nsubiza cya cyubahiro nahoranye mbere. Imana iramureba, irebye inkovu, ireba iminyago, irebye iki, ayiwe Imana iravuga ngo koko warabisohoje, hagarara iburyo bwanjye. Imana nta wundi wayigeraga iburyo bwayo, kuko iburyo bwayo niho mu mbaraga zayo no mu cyubahiro cyose no mu kwera kwayo kose biba iburyo. Iravuga ati aho ugeze ngwino iburyo bwanjye uhahagarare. Arahagarara. Kristo avuye he? Mwisi avuye mu rupfu ngo ahagere. Imana iravuga ngo nibagusubize kositime z'ubumana, hanyuma nkurage izina riruta ayandi mazina yose arayo. Ngahe sobanura wowe ubegereye umusobanure. Nturi umuvugabutumwa, uri pasiteri ahubwo ukoresha impano yo kuvuga ubutumwa niyo pasiteri. Ninde muntu uri aha ampera Imana icubahiro? Tuvuge ngo haleluya, twongere ngo haleluya. Imana imuraga izina riruta ayandi mazina yose ngo irangize. Mbere yo kumwambika ya kositimu iravuga toke nibabanze bagukureho izo mbaraga wagarukanye, kuki wazizanye. Yesu ati yo ntazizana se nazaga gute? Nta ndege igera hano, nta na bisi baho ajansi za hano iva mu isi ngo ijye mu ijuru, ntayiriho. None naje ku mababa ya mwuka wera, iziriya mbaraga zanzuye nizo zanzamuye. Babwira Yesu uti rero hano mu ijuru ntizikenewe, ntituzikeneye. Wagarukanye imbaraga yo kuzura abapfuye, hano uzazura abande. Wagarukanye imbaraga yo kubwiriza abanyabyaha, hano uzabwiriza nde? Wagarukanye imbaraga yo gukiza abarwayi n'ibitangaza, hano uzabikorera nde? Bahita bafata za mbaraga zari muri Yesu barazimwambura zose ngo barangize. Nyuma ya raporo y'iminsi ingahe harya? Y'iminsi 10. Bihurirana n'iminsi 10 bari muri cya cyumba bari gusenga. Igihe bicaye ku munsi wa 50, Kristo nawe akwije iminsi 10 atanga raporo. Za mbaraga zari kuri Yesu bazikuraho, barazitekera, sinzi yambaraje bakoresheje. Hanyuma baravuga ngo nimuzohereze i Yerusalemu kuri abo yavuze yaronse basigaye, muzibahe nabo batangiriraho Yesu arangirije. Mu gitondo kimwe za mbaraga ziramanuka, ntizayobawe, zijya zimenya aho abasenga bari. N'ubu ziratureba, zirahazi. Ntizayobye inzu basengeramo, babona ziraje zikubise muri yanzu. Petero arafatwa, Yohana arafatwa. Mana yanjye, vuga ngo barafatwa. Pera ikiganza ukwegereye ngo nawe ufatwe mu izina rya Yesu. Basanga imbaraga zose zakoreraga muri Yesu ziramanutse zibagezemo. Niho yababwiye ngo nizibazamo muzatsa umuriro i Yerusalemu, muzatsa umuriro Kimisagara, Nyarugenge izabimenya. Mana yanjye, agace mubona kadashobotse mumenye kwako kabategereje, karimo indaya n'abanywara umugi bene ibyo. Mbewe niyo abakizwa bari kubaseka kono ngo ibintu byarakomeye, ngo ubusinzi ngo bwasase, ngo uburaya ngo bwabaye igitangaza, mukabivuga nk'abandi. Timuzi ko ari umutego ubateza imbere hariya. Ijuru rimwe rireba ko rimwe muzabikosora. Mubabwirize, mubereke urukundo, hanyuma mubagira abana mu rugo, murebe ingene amateka yabo azahinduka. Ikindi kintangaza nuko izi mbaraga abandi bazihawe zabashoboje guhindura ibintu birenze ibyo abandi bantu bashobora guhindura. Zabashoboze gutsinda ibihome birenze ibyo abandi bantu bashoboye. Ariko nge nkibaza, ese twe zabaye imbaraga zo kwinginga gusa zidufasha gusenga no guhunga icyaha gusa
ngo no gutegereza ko zitujana mu ijuru zikarangiriraho. No, izakoreye muri Yosefu nizo ziriho uyu munsi wa none kimisagara abaraha niwo mwuka mufite. Ubatinyura, ubereka Imana neza, ubashiramo agahinda n'umutwaro wo kurokora abandi. Yosefu yarokoye Egiputa yose, inzara yari igiye kubamara, bayikizwa n'umuhungu wuzuye umwuka wera. Ariko Mana ya Yosefu arakaba umuhungu wuzuye umwuka wera, ahindura akemura ikibazo cyananiye Egiputa yose. Kuko itwa umwuka ataduha kumenya ibihambaye no gukora ibidasanzwe, kandi ari umwuka w'Imana. Ese mwari mufite amakuru ko umwuka yaremesheje isi ari wo mwuka uyu munsi wakorera muri twe? Kuko uyu mwuka utarema ibintu bisha ku buzima bwanjye, kuko uyu mwuka utarema ibintu bisha iwanyu. Hari abantu mwicaye muremera, uzi ko amateka y'iwanyu atahinduka, arareka gute kandi uhari? Yewe naravuze ngo ubwo iwacu bambyaye bakagira amahirwe nk'ahaba, nzabihindura kugeza ubwo habaye ibindi bitigeze kuhaba. Abazaza narapfuye bazovuga toke habayemo umukozi w'Imana, habayemo ariko ndibuka muri Zaire, reka mvuga aka kantu, nukura abamayimayi barateye n'intera hamwe ziratera, abantu barahunga batwika imihana bagira gute muri 90 na kangahe nimba ari na 6, yego birakomera. Abantu barahunga barya amatungo, inka baranyaga bagira gute ngo bagera handa amatungo yacu yabaga ibiraro busho inka magana. Muze haravuga tubuse turagira gute ngo baje kuzihungisha, bihurira nuko mvuye mu ivugabutumwa. Ndabwira tumve muziharekere, nasense mbwira Imana ngo Mana tukigufiteho Imana nk'umutabazi. Iri rembo sinemera ko iri rembo hari icari bamwe. Ndibuka ko Imana yisivuga 96 ni mufate umusaraba muwukore, mugende muri ya shamba inyuma yaho ibiraro biri mu mashamba, muwushingeyo umusaraba, nimurangiza muhasengere muwufashe, mutega amaboko mutange haleluya 3, nimara muhindukire mutahe. Hanyuma nimurangiza iri rembo rirafunzwe. Ndibuka ko Imana igihe cyose mukiri hano ririya rembo nta mwana. Nabwiye papa zirekereyo, izindi bose barahunga, izacu zisigarayo zigumayo. Umwaka wose urashira kugeza ubwo abandi nabo batangira ati kuriya ko bariya bo byagenze gute? Muzehe yagira ngo yumve amajwi yo, nkamubwira ati umusaraba ushinzeyo, umusaraba urahari, hariya harakingiye. Ayi ndanibuka ko nambwiye icyo gihe ati nkiri hano nge na Yesu. Iri rembo rirafunze imyaka yose, byaje gusenyuka maze nk'imyaka 7 naravuyeyo. Ndibuka ko namuze yanyandikiraga ngo se hantu butugumizeyo canga bigire gute, ngo maze nk'imyaka 5 naragiye. Mana yanjye, komera Imana amashyi mu ijuru, hari Imana ishoboye. Aha mbwirira ukwegereye ngo ni wowe Yosefu w'iwanyu, uzaharinda inzara, amateka yahahinduke kubera wowe. Umwuka niwo wagiye no muri Daniyeli, Babiloni arayinyeganyeza kugeza Babiloni yemeye ko Imana y'Abaheburayi bayo, kuko itwe tutemeza abantu ko Imana ihari. Kandi byose birashoboka. Umwuka Daniyeli cyamushoboje ni kimwe, na Yosefu ni kimwe. Yosefu yo yibeshaga kora yaerere wa mugore yaragiye kumutamo, nta Yosefu nari kuvuga hano pi, nta n'uwari kujya muri Bibiliya ntibabaramwanditse. Ariko gushobora gukiruriya mutego akawirinda, ijuru ryaravuze nanjye nzagukoresha ibitarakora abandi bantu. Daniyeli kwanga inyama za Babiloni nicyo cyabaye password. Imana ati nutazirya nanjye nzakugira ikidasanzwe, iki gihugu bizamenyekana ko uri umuntu w'Imana kubera ko wirinze. Uzirindi iby'indani, nanjye nzakurinda iby'inyuma byose, kugira ngo nkwereke ko ndi Imana yawe.
iriya Mana niyo dufite uyu munsi, ndetse uyu munsi yagize imbaraga ngeza mbona hariho zirenze. Kiriya gihe yari inafitemo doze y'umujinya, ariko uyu munsi muri Kristo birasa naho umujinya w'Imana washize. Yaba kuriya yari imeze mbere ariko imeze uyu munsi. Ibihugu byinshi barabimaze. Sodomu yarayubitse, hehe za Gomora yaratwitse, igihe cya Nowa yarabubitse. Abandi hano muravango navuga ubutumwa gute ngo nakazingira. Ufite akazi karuta ka Nowa. Yabazaga inkuga izajamwe ingurube zose, ikajamwe imbogo n'inka n'intare byose bikajyamo. Akayibaza ni hafi imyaka 100. Ariko kumanywa uko abaza niko agira gute? Akabaza we yakubitiranda agahindukira ngo imvura izagwa. Ariko dora habera abantu bazakirira naha. Bakaza bamuseka bakamubwira ngo daboro wahahengetse hana amazi azinjira. Bakamwereka ko amazi ashaka kwinjira ariko bamara ntibinjire. Ariko nkunda Imana ngo bananirana abantu kumva ijwi rya Nowa n'umwuka umurimo bituma inzovu zumva, intare zirabyumva, imbogo babona zirinjiye, Nowa abona ingurube ziraje, Nowa abona inkende ako ni igitangaza, n'inzoka abona iraje, ndebera imbeba irinjira, injangwe iraza. Ngamare Nowa niwe protokolo wa mbere mu isi. Umuntu wamenye guprotokora akavuga ngo imbeba muje hariya, injangwe wowe ndabona utwo twiso jya hariya kugira ngo mubane neza mutazagirana ibibazo. Intare yinjira we jya hariya, impongo yaza sha ikebera hariya we genda hariya. Araziprotokora kugeza ubwo zose zishara zigubwa neza, ziba amahoro hehe mu nguge. Ni pastor ubwiriza abantu batumva ibyaremwe bindi biritaba. Reka mbabwire nimusohoke muvuge abameze nk'inyamaswa mu maso y'Imana, ejo bundi muzasanga ari abakiranutse bameze nk'abamarayika mu rusengero. Byarashobotse abantu ibintu birinjira ngo bamare baba amahoro. Nowa yabikoze agira gute? Abwiriza abaza. Nta kazi ufite katuma utavuga ubutumwa, ntako nzi, ntako rwose. Ubu ni koranabuhanga rirahari. Nari nababwiye ngo kuruhuha 180 bakijijwe na amafaranga y'umuntu umwe gusa. Yavuze ngo aposo ndumva shaka gutanga ituro ngo rikore ikintu kidasanzwe. Ndamubwira ngo hari umujyi dushaka gufata, uwo mujyi urimo indaya n'abasinzi badashobotse. Arambwira ati budget irangana gute? Niba twaragize miliyoni zingahe? Uko zingana zose ndazizanye muri envelope zose, mbona arazizanye. Nahise nohereza amamodoka ajya gukora publicité icumweru cyose azenguruka umujyi wose. Umunsi w'amasoko ikirirwa izenguruka mu isoko, igiterane kuwa gatandatu ubutumwa bwiza no guhimbaza Imana. Imodoka iravuga wa munsi uragera dukubise igiterane 180. Nari mpagaze ku gatuti ni kimodoka tuya dutwara kirekire kinini gifite podium n'ibyuma byose n'amatara, stade yose basha kumva. Hanyuma ngihagazemo ndavuga ati ndashaka abantu bose babaswe n'urumogi bose baze muri iyi kote, iyi ni yabo. Baraje baruzura biranga mbona bagiye gusatira n'ahandi. Kote ya kabiri ndavuga ati ikibuga cya kabiri kirajyamwo abafite umwuka w'uburaya, indaya bazi ko arizo. Baraje baruzura hano. Abapagani butundi twaha tuvangavanze mu gihe hariya hirya bajyayo ngo ntangire kubwiriza. Ndavuga toke abafite urumogi n'ibindi mubimpe. Nakubiswe n'inkuba kubona abagore bambaye ibitenge amaribaya n'ibiki bafitemo amasutiye, mbona bakozemo yakoramo agahita kuramo igikagato kingana uku cy'urumogi. Sinarizi ko abagore basigaye ngo urumogi uziko ibintu byakomeye. Kubona umugore wa nk'urumogi ariko azamera ukuntu yemewe. Ndebera uwo mugore amaso yatukuye, ndebera ingene avuga amagambo menshi ntafure irimo. Bararuzaniye ndarunda ku gatuti birangiye. Abayobozi bari bahari ba executive n'abandi ba polisi, ibyo birangiye ndavuga toke ibi byaha rwose nimwe muzaho mujya mubishira, twebwe ibi ntabyo tugira mu rusengero.
ndabibaha hasigaye mumenye uko mubigenza ati ngewe ndasigarana bano bapagani banjye kuko kugeza babaye bakiranutse nuko uranyumvira 180 bivuye mu mafaranga y'umuntu umwe, mafaranga y'umuntu umwe. Wose ninde uzamurusha amakamba uwazajya ku rwego rumwe n'aba bonke n'aba Billy Graham n'aba Sosthene n'aba Aroni n'abandi bene uwo nguwo, kandi ntiyigeze agenda n'umunsi umwe, ariko kubera gusa icyo akoze muri Iraq cyagiye bateyeyo ni kwa Saddam. Billy Graham yabwiye umuhungu we ngo umfashe ufinance abamisiyoneri bajyane n'ingabo Iraq itazapfara abapagani bakarimbuka. Bavuze ngo intambara yagiye kurangira muri Iraq, muzabibaze mu bikurikirane. Iraq irimo abakristo 500 bamaze kwakira Yesu bari mu gihugu, ngo n'abandi barenga miliyoni bari hanze ya Iraq bahunze bamaze kwakira Yesu. Arabango missionnaire uzagwayo tuzaha ibizatunga umuryango we, tuzabaha ibizabatunga. Arabafinansa umwaka wose. Billy Graham numaro hari uturimbo tumwe muzamurimba muzatureke rwose. Nzajya mu ijuru we kubana n'abariyo we. Aboga ni bande? Ni ba Billy Graham n'aba Eliya bagurutse n'aba Daniel baraye mu ntare, iwe habe n'intoza zazihunga. Ubiririmbye wicarane nande wowe, quartier yihuze yicaramo. Nimuvuge ngo Imana itubabarire. Reka nsoze. Imbaraga twarazihawe zose hatabuze n'imwe, ziri kugendagenda muri tugira ngo zidukoreshe ibirenze by'abandi bantu bari gukora. N'iz'Imana zizakora, ntabwo ari iza Sosthene. Muri kamere yanjye na data naho mvuka ntaco nashobora, ariko nshobozwa na Kristo uduha imbaraga. Niyo waraye ushoboje bariya bagiye akaguha umutwaro ukumva amarira y'abarimbuka we. Soze mbabwira ngo nimunabareka Babiloni irasamye kubatwara bose. Mbabwira ikindi simbahisha kuko murakijijwe. Nimudasanga abanyabyahiriye hanze ngo muje kubitsembera iyo, muzarwana n'ibyaha byabasanze mu magwi wanyu. Shitani utamutereye kure urwanira nawe mu rugo iwawe. Niyo mpamvu yo gusenga no kwagura uburinzi. Kuvuga ubutumwa no kwigiza imbaraga z'ibyaha. Ariko abantu bageze n'ahantu bananirwa no kubwiriza no mu mazu yabo, bakazaga ngo ngenda ndabona zahindura n'urusengero, ngo ba pasiteri ngo simbona, ngo ndabona ntaco bamariye ngo kubana banjye. Mana wowe umaziki wanababyaye mutanavuganye nabo. None ngo ndabona ngo abana banje bari kunanira ngo none ngo n'urusengero naruva. Mana yo mu ijuru, mbega umuntu gucanganyikirwa we. Wababyaye ngo babyare mu mubiri babyare no mu mwuka. Buri muntu ni pasiteri mu rugo we, hanyuma bashumba hano bakaza kuyobora cace muri rusange. Ego dufasha abantu mu mago yabo, ariko tubafasha ari abantu bahagaze, ari imiriro irwana. Gutabara umurwanyi si cyo kimwe no gutabara uwayamanitse. Yesu yashoje ababwira ngo kandi dore nzaba ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka. Avugana kandi keza aravuga ibitangaza bizakurikirana muri Luka 10 aravuga ngo nimugende ngo mukize abarwayi, muzura abapfuye, ngo mwirukana bizemera ari uko mwagiye. Ndashoje. Hari impano mwabuze kubera ko mutagiye kuri tere. Nongere mbabwira ikintu, mwese kimisagara muryamye hagahaguruka umukobwa umwe akinjira mu mavena agatangira kuvuga ubutumwa. Mbarahiriye Imana nyuma y'umwaka umwe yabafite impano zirutiza bari muri urusengero bose. Imana itanga impano bitewe na tere wagezemo. Tishako ninde muntu wahingisha abantu akajya bahera amasuka mu gitanda mu mashuka, yabarayo kuba bagiramo gusa. Ibikoresho by'Imana ibitanga ku bantu bageze kuri tere. Ico gihe amaso azafunguka mwerekwe. Ico gihe ibitangaza ibiganza byanyu bizakiza abarwayi.
Mana yanjye nasabye ikintu kimwe, Air Force spirituel. Ndifuza ko muri iri torero ese harya okay, natangaye ukuntu byanjemo iryo zina ryanjemo, ngiye kurivuga nagiye kwasama mvugira rimwe n'uriya mugabo avuga special force, ndavuga ati usiku umwuka w'Imana akomeye, confirmation ikomeye. Uruba yaravuze ngo yamubereye confirmation ikomeye, oro nanjye byarantangaje kuko nico nahise numva mu mutwe. Nkeneye iki? Nihaboneka itsinda ry'abantu 70 muri urusengero, mumenye ngo muri ruratsa 70 bazajya bagira nimba ari buri kwezi babiri bahure hano basenge nibarangiza batawanyike, babiri banyuraha bazamuka, abandi bazamuke baje guhura bose saa sita bagiye mu gitondo, cyangwa se bagire nimugoroba amasaha babiri muri 70. Mu ndebere icyo Imana izakora hano. Iyi 70 nimara kwaka sawa izasimba igwe muri 300, kuko benshi bazagenda bakizahita bajoininga n'abandi Imana igenda ihagurutsa. Beno ndashaka abo bantu itsinda ridasanzwe rigiye kuvuga ubutumwa bwiza, iryo turabasengera gusa kugira ngo umwuka wari muri Yesu arabajyaho, arabahangaho, muratangira kumva ibyo mutumva, akanwa kanyu karahamya Yesu, muzamuvuga. Turahari tuvuge haleluya. Aha, abo bantu 70 biteguye bumva bashaka. Nushaka uzakoresha amafaranga, uwundi akoresha impano ururimi, undi akoresha amaguru agende, ariko byose bikorwe. Niryo tsinda rya mbere nsorero ngiye gusengera, naho abandi mwisengere rwose. Nibahaguruke abantu 70 uba bafite umutwaro wo kuvuga ubutumwa bwiza. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Mumfasha abayobozi b'ivugabutumwa, aba bantu bose ntihagire ugenda atanditswe muri iryo tsinda. Naringiye kubasaba ngo uyu mwaka utararangira mushaka amafaranga n'ugukota ibyuma sonorization ntirenza 1 miliyoni, hanyuma mukagiraho na tente 2 nk'iza 200 nubwo mwanazireka, hanyuma mugashaka podium gusa muhashira 3 miliyoni 4 igiterane ciza mu gasenta mu kibuga c'umupira biremera. Muzadutumize igicyaniro c'ububyutse na Kimisagara, iyo quartier tuyibage mu izina rya Yesu, duhakikishe ko amateka yaho hantu tuyahindura. Abafite uwo mwuka mushaka ayo mafaranga, niba munashaka gutunga. Hari umwe nabwiye yari yarabuze akazi, ndamata ariko kazi ushaka ukarira gutyo nakiki nukabona uzakora iki? Ngo nkabona nzakorera Imana nayo izabimenya ko akazi ari akayo. Ibyo uvuze ubihagazeho ntego, byandike hano mubiri wa ubisinyeho. Arambwira ati mbihagazeho. Akomana ngo marenda musenga ndabati Imana nkinguye akazi ke ahakomeye azahembwa amafaranga menshi kandi y'amanyamahanga atarayina. Uyu munsi ntabwo arahembwa $1,000 ari hanze yakorera
imana yihaye ariko iyo akaba itakabamo umumaro urengera ku mana kuko utakazaba n'akari hasi ntakizigabo hanyuma icyo gihe igiterane twese tuzahaburi dusuke n'abahanzi dusuke n'abakozi b'imana imigoroba ibiri hanyuma turebe icyo imana abo bantu k'imisagarira mwe mwabwiriza n'ibihumbi n'amasitade yose twabishatse mu myaka ibiri sitade zose mu rwanda mwazibwiriza ndahembere ku buri wese yatanga n'umubavuga ngo amezi atatu dimire abandi bashoboye batanga isabire bene mwakora ibintu bikomeye ariko bikora mbwira urwego guhaguruka wa munyembaraga we kandi ubiteka kumwe nawe bizakora